cya gisambo sha iribira wa rwose iki narinde kufanurira yarafureri wa yenda kuzi yarafureri wa urebe n'imvura reba rwose nuko Imana imbere y'amato imvura iri kandi kufanurira pe izuba riri kuva reba ko imvura itavanye reba no mu kirere rwose sese inyoni n'inshuti ya nta na kimwe rwose rwose mbabara rwose abantu warawe narinde kufanurira nukuri pe narinde warabayogurira umusenyi w'igisambo rwanda ngende y'abana nukuri pe narinde kufanurira n'usije kwandikira kuri oya nukuri pe Imana rwose wanjye Mose nakuzirika nucika rwose pe ndasaba imbabazi pe nakwikorera nukuri pe Imana ucika wowe nukuri pe kandi ndasaba imbabazi pe saba imbabazi nukuri pe garafure nukuri pe mfana kijye kuvuga mu rwose reba ikirere rwose reba ikirere ko imvura byose twabuze niba bitwa oya nukuri pe reba ikirere patari mu oya rwose rwose ndasaba imbabazi ntabwo nzongera rwose garafure ndasaba imbabazi dore yarura wonyine none twanje ubikoze igihe kingana iki nta na kimwe rwose nta na kimwe uri hano byigeze oya pe usanzwe wigiza oya bamusinze rwose mbabarira icyo mande nta mfite pe ufite amafaranga oya ntayo ayo rwose ndasaba imbabazi rwose wanjye ntugera kuko muramusinze hano tongera mubonesha agisambo